Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ugusuhuza. Iki ni ikiganiro umutsima wa buri munsi. Turi mu cyumweru cyo kuganira ku murimo Kristo yakoze muri twe, iby'imbaraga yakoze, iby'ibitangaza yakoze, ajya ku musaraba akaducungura, twara abanyamahanga tukaba ubwoko, akabona bidahagije, akaduha umwuka wera, akaduhindura abantu badasanzwe. Ntuzajya ugenda waramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ujye uvuga ngo ndi umuntu udasanzwe, kuko dutungishije benshi nubwo twagaragara nk'abatariho. Amasengesho yacu atuma imvura ikigwa, izuba rikirasa, amasengesho yacu atuma igihugu cyacu kigira amahoro, isi, umuryango, itorero. Amasengesho yacu akora umurimo mugari. Nguhaye karibu mu ijambo ry'Imana, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo burya n'urupfu ruratsindwa iyo twizeye Imana muri Yesu Kristo. Ndabisubiramo, burya n'urupfu ruratsindwa iyo twizeye Imana muri Kristo Yesu. Karibu mu ijambo ry'Imana, aho tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 3 ku murongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turasubiramo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngiyi imari rero, hari abajya bavuga ngo va ku giti, dore imari twahawe Yesu, dore agaciro twahawe Yesu, dore ubuzima twahawe Yesu, dore imbaraga twahawe ni Yesu, dore ubwenge, dore kubaho. Impamvu isi turiho duhumeka ukabona abantu bakora ibyo bashaka, ni ukubera imbabazi twagiriwe na Yesu. Akamanuka akareba urupfu rubi twari gupfa kubera ko umuntu yari ananiranye. Ubushize nakwigishije nkubwira abana b'abantu bavutse kuri Kayini, icyaha bakoze bagikoranye n'abana b'Imana bavutse kuri Seti. Imana ikavuma isi, ikababara, imyaka yo kubaho ikayigabanya. Nyuma y'icyaha twagize, inenge twagiye tugira nk'abantu, umuntu agakomeza kunanirana, hari hakurikiyeho urupfu rw'iteka tukibagirana. Ariko Kristo Yesu yo kabyara arabireba ari mu ijuru, aravuga ngo ntabyo icyubahiro cyaba kimariye, ntacyo icyubahiro cyaba kikimariye, ntacyo cyaba kikivuze, reka amanuke. Aramanuka aritanga. Mwene data uri kutwumva, jya ugira umwete wo kwitangira abandi, witangira abavandimwe, witangira inshuti, witangira abababaye, kuko Kristo yatubereye urugero rwo kwitanga. Ngo araganduka, yambara akamero nk'ak'umwana w'umuntu, ntiyatinya no gupfa. Ajya guca mu mwana w'umuntu avukiramo, ajyaro, ari Imana, afite byose kugira ngo aturonke. Kuko Imana yakunze twe, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ku bwacu, araducungura. Turi kuganira rero ngo n'urupfu ntacyo rujya rudutwara muri Kristo Yesu. Twakize urupfu rw'iteka, tubaho, tugira agaciro. Nkunda ijambo ry'Imana, Imana ibwira Mose na Aroni na Huri i Refidimu, ikababwira ngo urupfu mwari mugiye kwicwa n'abamaleki ndukuyeho, ahubwo ndwisha abamaleki, kuko musenze mukanyizera. Kwizera Imana, ukizera uwo yatumye, ukizera Kristo Yesu, bijya bikuraho urupfu. Hari abantu benshi bakwandikira urupfu. Hari inzira unyuramo ukabona ugeze iwawe mu rugo, ugasanga bari baguteze bahavuye, kuko Imana yababwiye ngo uyu ntajya apfa, yaranyizeye, azataha itariki igeze. Ugatambuka ukabona ugeze mu rugo amahoro, ukagira ngo ni ibisanzwe. Imana iba yarwanya intambara. Hari abakora amagambo atandukanye. Yesaya 44:25 niho havuga ngo indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abarozi nkabatera ibisazi. Burya hari ababa baroze, hari ababa bakoze ibintu bitandukanye, ariko kuko Imana yadukunze, haleluya, ujye wibaza ukuntu Imana yatanga umwana wayo w'ikinege.
agatanyaguzwa, akambika ubusa ku karubanda ku musaraba i Golgota, ntabwo yananirwa kukurinda. Witinya izo ndwara, witinya ubwo bukene, ntawe uzakwica keretse igihe cy'Uwiteka cyo kuguhamagara kigeze. Nguhaye karibu rero, ni iki turi kuganiraho, ni iki turi kuvuga uyu munsi. Niyo nsanganyamatsiko Imana iduhaye, kuvuga umumaro w'imirimo Kristo yakoze, ukuntu Imana iturinda buri munsi, turarya, turahumeka, turiho. Iyo ni imirimo y'Imana itangaje. Nuko ngo Mose asenga Imana, anezeza umutima w'Imana. Imana iravuga ngo nkuyeho abamaleki bari bagusengesheje, kuko n'ubundi usanzwe unyubaha, wahura n'ikibazo ukanyibuka. Ngo bapfa bose, Yosuwa arabicara barangiza. Ariko Imana iravuga ngo na nyuma y'imyaka 500 bazongera babeho. Ituma Sawuli ajya kubica, ndetse na nyuma y'indi myaka igera muri 500 hapfa Hamani Umwagagi ukomoka mu bwami. N'ubundi Agagi yari umwami w'abamaleki. Imana ihora irwanyiriza Mose ingabo zimuteye. Imana ihora ihagarara kuri Mose, ihagarara ku Bisiraheli. Gusenga kwa Mose akegera Imana byatumye Esiteri na Moridekayi nabo bakira binyuze mu gusenga. Mwene data uri kutwumva, nta kindi ufite cyo kuraga abana bawe ni ugusenga. Nta kindi ufite cyo kuraga abuzukuru bawe ni ugusenga. Nta kindi ufite cyo gupangana n'umugabo wawe ni ugusenga. Fiyanse wawe nimupangane gusenga. Abo mukorana ku kazi nimupangane gusenga. Imana igihindura ibintu, imigambi y'ababishika yubika kuko twasenze. Waba uri kutwumva ukibaza ngo mbese gusenga ni ukugira gute? Gusenga ni ukwihana ibyaha. Ukihana ibyaha, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukabatizwa. Waba warabikoze ukihana, ugaca bugufi, ukigenzura, ukagenzura imigendere yawe, ukimura Imana mu mitima. Hari abantu bafite ubusambanyi mu mitima, ubusinzi, bumwe bw'itabi bwababase, kutubaha, kwiba, kugambana, gusebanya. Ibyo bisohora mu mutima ugashyiramo Imana. Uko niko gusenga. 2, gusenga ni ukwizera. 3, gusenga ni uguha Imana umwanya. Ntabwo urabanza gukora akazi ukazakamaranga ukibuka Imana. Banza usenge, ujye mu kazi, muri pause usenge, ku mugoroba utashye usenge. Gusenga ni ukuragiza Imana ibyawe byose, ukayiragiza abana bawe, umugabo wawe, umugore wawe. Imana ikajya ikureba ukabona urayiha umwanya. Tuzabiganiraho, ariko nabishyize no kuri iyi channel ibyiciro by'abanyamasengesho, ababa mu mutuku, mu cyatsi kibisi, mu muhondo n'ibindi bitandukanye. Ariko nagiraga ngo nkwibutse ko kwegera Imana bibeshaho, kwegera Imana birakiza. Umuntu bari barashingiye urumambo rusongoye witwa Moridekayi, Imana yararumukijije kubera gusenga. Iyo ubaye imbere y'Imana ikwibira ku mabanga yayo, ubuzima, ukamenya ejo hazaza, ukamenya amakuru. Rero iri jambo ni rigari ry'ukuntu Yesu yitanze, agafata isoko ryo gucungura umuntu. Isoko ryo kuducungura Imana yari ishyize hanze, hari harimo urupfu rubi rwose rubaho, gushinyagurirwa, gutukwa. Staff yose iba mu ijuru ngo irebe urwo rupfu, iravuga ngo ibi ntabwo twabishobora. Abamarayika bose barahakana, ibizima byose birahakana, abakuru barahakana. Yesu arareba aravuga ngo ntabwo umwana w'umuntu ari bupfe nicaye hano, asiga icyubahiro. Afata igitabo, amena ibimenyetso bigifatanije, amanurwa mu ijuru, aza mu isi azanywe, atsindiye isoko. Abandi bapiganirwa amasoko yo gushaka ibyo kurya bigezweho, ibyo kunywa. Dore isoko Yesu yari atsindiye. Gusuzugurika ari Imana, akajya kuvukira mu mugore uciriritse. Iyo ni isoko rya mbere. Ubwo ni Loti ya mbere. Lo ya kabiri, kuryamishwa mu muvure w'inka mu kiraro. Ari Imana nyiri ibintu byose, nyiri imodoka, nyiri ama etaje, nyiri ubutunzi, ari utegeka abami bose, ari ubashyiraho. Nyumvira nawe. Roho ya gatatu y'isoko, kugendera mu ikanzu imwe na rugabire. Roho ya kane, kujya kubatizanywa n'abana b'abantu muri Yorodani isuma. Ari Imana ayoboye legiyoni zirenga 12 mu ijuru azitegeka. Isoko Yesu yatsindiye ryo kuducungura, ndacyari kubwira ryo guca bugufi, kujya kumara iminsi 40 n'amajoro 40 mu butayu atarya. Yumvira iryo soko. Yesu kugeragezwa na Satani, Satani akaza kumuvugisha, ari Satani sekibi. Isoko ryo guca bugufi, isoko ryo kubabazwa.
reba isoko ryo kugambanirwa na Yuda ari umwana w'umuntu ari we wamuremye akakugambanira uzi n'ibyo ari gukora ukihangana. Isoko ryo gufatwa nijoro akarara kubitwa ashinyagurirwa, kwamburwa ikanzu igatererwa ubufindo. Isoko ryo gushinjwa kwigira umwami kandi ari umwami w'isi yose ngo yiyise uw'Abayuda. Reba iryo soko ryo kwamburwa imyambaro yose, gukubitwa inkoni zirimo ibiri nk'imisumari bagukubita bayikuramwo amaraso akakuva mu mubiri kugeza ubwo amaraso amushiramo, icyo bita kuba exhausted, bamutera icumu rikazana n'amazi. Reba kujya ku musaraba nta kintu wambaye abantu bagashungera. Reba iryo soko ryo guseba gutyo. Isoko amaze kuritsindira, Imana irareba ibona koko Yesu ari we wari ukwiriye kuza. Irangije imuha imbaraga, azimanukana ikuzimu, amenagura Satani umutwe, amutera igitego cy'umutwe, akingura ibituro by'abera yari yarafungiranye, azukana icyubahiro. Mfasha dushimire Yesu ahura umuha amashyi, kuko mu isoko ry'umubabaro, mu isoko ryo kubabazwa no gushinyagurirwa hari ubuzima. Ndagira ngo nkubwire mwene data duteze amatwi, niba ushaka kubaho emera guca bugufi. Iby'Imana bigendana n'abaca bugufi. Ihanganire kugeragezwa, ihanganire kuba hari ibyo udafite, ihanganire kuba hari ibyo utabona, kuko Imana ntikorana n'abasivili nyuma yo gukizwa no kwakira Yesu. Imana iragutoza. Imana ishobora kugutoza gusonza, Imana ishobora kugutoza kutagira imyambaro ihagije no kutarya nk'uko ushaka no kudahembwa nk'uko ushaka. Ariko nyuma yabyo mu kababaro niho hari ubuzima. Mu kababaro niho hari ukuzabaho mu ijuru, kandi nyuma y'akababaro hariho kunezerwa. Imana rero irashyingira, Imana irarinda, Imana itanga imbaraga z'Umwuka Wera, Imana irotesha inzozi nzima. Guhaye karibu mu isengesho tugiye gusenga tubwira Imana ngo ubwo yaduhaye Yesu, tubwire Yesu ngo aze yicare muri twe, yicarire ingeso, yicarire ibyaha, atanga ubuzima. Aya maraso ye akore, aya maraso akiza indwara ufite, akiza ubukene ufite, akiza inyota ufite, akiza icyaka. Aya maraso akugarukeho wambare, asohora indwara mu rugo rwawe, umwiryane. Aya maraso agushyigikire nawe ushake. Akira imbaraga ziri mu maraso ya Kristo Yesu, akira imbaraga zidasanzwe. Imana igukorere kandi gukoresha ibitangaza. Wakire guhura n'Imana kubwo kwizera aya maraso, wakire guhura na Yesu kubwo kumwizera ukamwemera, kandi wakire kujya ku rutonde rw'abazabona ubwami n'ubugingo buhoraho, kuko nta kindi gihembo nyamukuru tugokera. Nkunda ijambo ry'Imana muri Yakobo rivuga ngo mwene data yaba atunze uko yaba ameze kose akennye, uyu mwene data yishimire ko afite isumbwe kuko yakiriye Yesu. Iri sumbwe nicyo gikombe turwanira, iri sumbwe nicyo gikombe dushaka cyo kuzicarana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru, tukabasha kubaho iteka. Ndasoza nkubwira rero ko abemera Kristo n'abamwemeye yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu mugabane wo kuba abana b'Imana turimo, abana b'Imana barindwa nayo, igihugu cyacu kikagira amahoro ku bwacu, isi ikaba ikiriho ku bwacu. Abana b'Imana Satani atagira ikintu akoraho atabanje gusaba Imana. Niba ari ikigeragezo cyo kubura amafaranga, ntacyo yaguteza Imana itabyaprovinze, kandi Imana ibyaprovinga yamaze kubona ko icyo ikigeragezo kijyanye n'ibiro ufite uzakihanganira. Urifuza ko Imana iguha ubwenge, urifuza ko Imana iguha amavuta, urifuza ko Imana iguha imbaraga, urifuza ko Imana ikurwanira intambara ikakuneshereza, urifuza amavuta adasanzwe, urifuza guhangana n'isi, urifuza kunesha ibyaha no gutsinda Satani, uhora ukizwa ugasubira inyuma, urifuza imbaraga zidasanzwe kuko umenya ibanga ry'uko Imana yaduhaye umugati muzima umara inzara ari wo Kristo Yesu. Fatanya natwe gusenga. Mana Nyiringabo, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, Mana iri mu ijuru ryera kandi ifite imbaraga ishobora byose, turagushimiye muri iki gitondo ko watanze Yesu ngo atubere igitambo, ko watanze Yesu ngo aducungure. Turagushimiye. Niyo mpamvu abene data bumvise ijambo ryawe bakumva bashatse kwakira Yesu mu bwuzuro bwe ngo ababemo akwiriye, abababarira ibyaha, abarwanyiriza indwara, abarwanyiriza intambara, abarangiriza ibigeragezo byananiranye, ahaguruka cyaha inyanja. Ndasenze ngo umuntu wese utwumva mwambike imbaraga zo gutsinda uburwayi, gutsinda ibigeragezo. Amavuta y'Umwuka Wera nagere ku bantu bawe, abatarihana bihane, bantu bahinduke, bantu bave mu biyobyabwenge, bantu bave mu nzoga, bantu bave mu rugomo, abantu bambara imbaraga z'Umwuka Wera,
abantu batabarwa nawe basirimuka babe bazima kubw'amaraso yawe. Ndagushimiye kuko uzi umurimo ukomeye, ndagushimiye ko uhinduye ibyanze guhinduka, ndagushimiye ko utanze ubutabazi kuri mwene data. Ngushimiye ijambo ryawe duhaye, komeza kuturinda, duha umunsi w'umugisha, duha icyumweru cy'umugisha, duha ukwezi k'umugisha, duha umwaka w'umugisha. Remera abantu bawe amashimwe, kuri Noheli hazaboneka amashimwe kubwira ijambo, ku bunani haboneka amashimwe kubwira ijambo. Tanga ubuzima, wararaga hanze abona ubuzima, wabuze ubwishyu bw'ubukode abona ubuzima. Ndasenze utanga ubuzima ku mibereho itandukanye, ariko ikiruta byose imbaraga iri muri Kristo Yesu ikiza ibyaha igere mu buzima bwacu, hindura ibyanze guhinduka. Turagushimiye kuri kumwe natwe, icyubahiro n'icyanone n'iteka ryose urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can write it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whisper plea, we place it in your hands.